kurikira TV. Okay, katwumva. Ntawe mfite. Amafaranga unyaka ngusharinga abo muvugana bose ni bande ko nabo tuvukana abandi babahunga ari ngiye ugira abo wita ukorana business ugira yindi sabihakanye n'imyaka yanjye sabihakanye abinyemerera nabihakanye telefone nawe za buri kanya twijira hano twasanze telefone ze ni mama pasteur Shabiye ko ndi ara rusengero ndirimbamo baba mamagara ngo ngwirize mwongeye kwirirwa abakurikiye kurikira TV. Uyu ni wa mwanya wanyu tubasurira abahanzi bagiye batandukanye baririmba indirimbo zahimbiwe Imana. No musitwe n'abaririmbyi babiri, nimba ari famille, nimba ari umuryango, nimba ari umusheri n'umugabo. Batangira batwibwira hano. Okay, murakoze nitwa Mutoni Asesta. Murakoze nitwa Eddie Claude Mudende. Eddie Claude Mudende, Umutoni Est. Ase kibazo mfite twahuye. Yes, muri famille? Yego turi famille turavuka. Wow. Ntago turi urugo. Turavuka. Ntago muri urugo. Gusa muri abana umunsi ku wundi. Yes. Nawe abyemera se cyangwa wasanga umwivuguruje? Oya. Oya ntago nabi. Bibaho ko rumwe yavuga ngo reka ntacyo duhuriyeho. So arankurikira da. Aragukurikira. Tubone mu muryango w'iwanyu umwana wa kangahe? Jewe duwakana. Ruwakana. Yego. Uyu mushiki wanjye Duwa gatandatu. Inyuma yawe kandi aracyari abandi. Cyane. Niba turiki ndumva mwuzuye kandi koko nibyo aba bantu mukorera umurimo w'Imana hehe? Dukorera umurimo w'Imana aho tugeze hose. Usanye dufite ahantu tubarizwa. Yefite urusengero bita Iniakori Kanombe. Nawe akagira ahandi asengera. Nawe natubwire nuko gujya. Okay, ngiye nsengera muri Zion. Zion bagana Kabeza. Abakurikiye reka tubemerere ndabafatira gutya begerane baturirimbira indirimbo twumve koko babantu babana ko ari ikintu kinini bafite kandi cyumvikana katwumve. Umwana w'ikirara yabwiye sengwa muhebye marese arabimuha marumwana rigendera kandi se yahoraga areba kwirembo ginjera arebe ko ahari yagaruka kandi se yahoraga areba kwirembo ginjira arebe ko ahari yagaruka nuko umwana agarutse maze se amubonye amugirira imbabazi nyinshi nuko umwana agarutse maze se amubonye amugirira imbabazi nyinshi niko Imana yababariye umuntu imugarura mu rugo kwa data niko Imana yababariye umuntu imugarura mu rugo kwa data. Wow. Amajwi meza cyane, amajwi meza. Ese uyu mwuga wo kuririmba cyangwa kugira ngo mujye muri ibintu bya gospel mwabitangiye ryari? Tani nabandi. Bayishije abandi. Okay, nge nabitangiye kera, reka mvuge nka gutyo. Nge nabitangiye nkiri umwana cyane. Ufite imyaka ingahe? Oya. Nabitangiye mfite imyaka 9. Ese wowe watangiye ryari
yaragutaze kandi numvishe ni mukuru. Ni mukuru nyine mu bigaragara ariko yarantanze ariko njye naramutanze ko nakuriye mu rugo ni papa ni pasiteri. So twakuze muri Sunday school babidufosinga tutazi impamvu yabyo nyine ariko nyine tugenda dubikunda gake gake tujya mu ministeri nubwo twatangiye kumva ko nyine ari bwo buzima bw'umukristo kuba turamya Imana tumenya ko ari cyo kintu twanaremewe cy'ingenzi mu kiruta ibindi noneho ngo dusige tubikora nk'abaramyi baramya Imana atari nk'umwuga ahubwo tubikora kwera icyubahiro cy'Imana. Okay, ase ntago muratangira kuvuga ngo wenda mukoze album cyangwa nibwo mukizamuka muri ruhando rwa muzika rwa gospel? Umurimo w'Imana nta muntu ujya uzamuka uko twe uko wangana uko waba uri kose ngo n'umwana muto we nguzi kuramya Imana. Yes, uwo nguwo Imana yamwemeye. So rero wabikora ahantu wenda ubutumwa butagera ariko ntabwo uri hasi kuko mu Imana nta muntu uba hasi. So twabitangiye kera turirimba ariko nyine twatangiye gufata decision yuko dutangira gukora indirimbo zagera kuri ubutumwa kugira ngo twayishuye ko twakora ubutumwa n'ukagera ku bantu benshi cyane biciye mu kuri coding. Yes, iyi ndirimbo umaze kuturirimbira ni yanyu? Oya, kuko twari twayihawe gusa. Noneho muturirimbira yanyu abakurikiye kurikira TV bayumve nabo babone rero no kujya kuyishakisha kuri YouTube yanyu, bayishakishe ahantu henshi hagiye hatandukanye. Iri kuri YouTube indirimbo Mutoni? Hari imwe iri kuri YouTube yindi igiye gusohoka ejo bundi. Imwe yitwa Shima iri kuri YouTube. Imwe bita Shima. Okay, ngaho dufashemo ako kantu ugase nk'ugakora kanyu ko ngako amasegonda kugira ngo twihute. Shemwa mwami Yesu kuza mwese ko ducongora akira indirimbo ekubera umubavu uhumura neza akira indirimbo ekubera umubavu uhumura neza wadukuye mu mwijima w'icuraburindi utumurikisha ubwiza bwawe maze uduha amahoro adashira maze uduha ubugingo buhoraho maze uduha amahoro adashira maze uduha ubugingo buhoraho maze uduha amahoro adashira maze uduha ubugingo buhoraho tuzahora twamamaza ineza ye tuzahora twamamaza ineza ye. Wow, tuzahora. Ijwi ryanjye ryo ntago rijyamo neza. Okay, indirimbo yabatwaye igihe kingana iki kugira ngo muyandike? Ibitekerezo byavuye hehe? Ibitekerezo ninde wabizanye hagati muri mwebwe kugira ngo muhuze muturirimbire ngo tuzahora twamamaza neza yawe? Cyambere twatekereje ko Imana yakoze ku musaraba kugira ngo tubabarirwe duhishurirwa impamvu yo kuramya Imana. So iyo mpamvu niyo yatumye twandika ngo tuzahora tuvuga ineza yawe. Iyo neza y'Imana nta yindi, ni umurimo w'Imana wagaragariye muri Kristo kugira ngo tubabarirwe n'Imana. So niyo mpamvu nararyamye ndayirota, nyirose nyine ntago narose nyine twakoze indirimbo tujya ahantu turasenga numva nyine indirimbo akarimbo karaje nuko rero twayite topic yaje yo kuvuga ku Imana yakoze tujya muri studio. Uvuze ko warayirose izo zuzuroterera Esther rose ndotorera umwana nkurikira none kuko nyine ajya yumva twari turimo turarimba ahantu ko tuba muri hori none turi muri hori tugiye tujya dutarama kwa kane ninjoro nuko tugiye gutarama ahantu kari turi gusenga bita ngo kwa Shokuru Trezoro turangije turasenga akantu karaza none niko rero twatangiye kukaririmba mutana hamwe ni keza gita tukarikodinga dutashye nuko rero tubati tujye muri studio. Wow, ikindi cyakanyuma mutoni yakahimbiye muri studio. Ako wahimbye muri studio nakahereho karirimbe wenyine? Ntabwo ariko konyine n'igitero nanjye hagihimbye.
ba bantu bamwumvishije mukomeze kutubwira ko turi kumwe mukora subscribe share na like ibyo birahagije ujye wibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo turebe ko uburyo bw'ivugabutumwa bwacu bwaguka. Kurikira TV n'iyobokamana benshi batazibaza ku izina ngo Kurikira TV. Kurikira TV ni izina ry'iyobokamana. Kurikira byose, ukurikire abazavuga ivugabutumwa, ukurikire Yesu inzira y'agakiza ni kurikira. Na Yesu yabyaye intumwa ziyo mu nkurikire. Wowe kurikira bundi wavuga gute? Urabyumva? Sinabisobanura gute? Ntabwo riraza neza. Wow. Okay. Ariko abantu benshi wowe utubwiye ko indirimbo uyirota araba tujye twumva tubwira ngo nafashe ikaramu ndandika. Bamwe bafashe amatelefone abona ko ama smartphone yaje ayifata agahita yirekodinga ijwa ku kanya kugira ngo atayibagirwa. Mwebwe mukoresha ubuhe buryo? Urica ukajya ufata umurongo arabandika bagafata beat bakajya bagendera muri iyo beat bajyana. Twebwe na indirimbo dufite indirimbo 3 ni iya mbere yasohotse n'izindi ziri muri studio. Nta nimwe kize twicara ngo tuvuge ngo mufashe bike ngo ndanditse. Reka hari indi dufite muri studio ivuga ngo Yesu yahindutse icyaha kugira ngo mbabarirwe. Twari turi twumvise ijambo ry'Imana ahantu twagiye gusenga. Noneho ako kanya duhita twumva indirimbo amanota. Yes. Okay. Abakurikira twafata ngo twandike indirimbo. Hago ziraza turi kugenda iyo twakoze igiye gusohoka. Mutoni yayihimbye ari mu muhanda. Noneho uri kugenda mu muhanda iyo ndirimbo mujye kwinsogongeza abakurikiye Kurikira TV mwumva indirimbo bahimbye bari ku rugendo abarimo bafite ibindi bakurikiye ariko baragenda baravuga ngo dukurikiye tugiye muri practice tukiri mu nda dukurikije urugendo turimo turi guterera imisozi ari umusozi twazamutse twumvishe ibirwa rivuye ku mwami. Reka twihute kugira ngo tujye no kutugana no ku musozo mushyira iyo ndirimbo mudusogongeze indirimbo iri muri studio kugira ngo twumve. Niwe ushoboye byose Yesu arakwiriye niwe uturinda amanywa n'ijoro Yesu arakwiriye niwe ushoboye byose Yesu arakwiriye niwe uturinda amanywa n'ijoro Yesu arakwiriye niwe ushoboye byose Yesu arakwiriye niwe uturinda amanywa n'ijoro Yesu arakwiriye niwe ushoboye byose Yesu arakwiriye niwe uturinda amanywa n'ijoro Yesu arakwiriye niwe ushoboye byose Yesu arakwiriye tumwizere n'umugabo ukomeye niwe watwitangiye igorogota. Yes. Iyi ndiyo mwumve indirimbo bahimbiye mu muhanda bagenda musaza na mushiki w'umuntu. Ariko ujya wicara ukumva ari ikibazo cy'amatsiko wabaza Edi ntiyareka kubimbaza urumva kuko ndamuruta. Sanga icyo bibazo wabaza Edi wamubaza hano ku bantu bakurikiye Kurikira TV bakumva bati iki kibazo ariko ubundi nari narakiryamanye. Nijye kibazo ikintu namubaza Edi ujya baha ababyeyi bawe Rest icyo kinyi ambajije ahubwo nyambaza n'indi mafaranga niyo cyose yajya mbaza ngo mugurire ngo amaniti ngo agiye kuvugana n'abagabo mbese. Okay, so ariko murasekeje kwe buri munsi muraniteguye kwakira ibibazo bye kuko muruta
ariko yakubajije ngo ubaha ababyeyi Bibiliya iranabidusaba umwana ngo ujye waso na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu cy'isezerano. urumva umurongo adutsindishije. si abaririmbyi ndi kumwe n'abo bantu bafite urwenya rwinshi rugiye rutandukanye no muri Yesu guseka biremewe. Mubaza ikindi kibazo cya kabiri nawe arakubaza ibindi mukorera gaje. ibindi ibibazo ni byinshi cyane. ni byinshi ntabwo nabivuga ngo mbirangize kandi baraje akubaza Edi ndamubona reka tumwibarize uri inyuma ya kamera arebeshe Edika amurebesheho kamera tumubaze abaza umuntu hano. Mutoni ufite fiance? Aha icyo cyonyine yewe abakurikiye abarimo abafiance ba Mutoni barimo barakurikira TV imitima mushyira mwumva wagiye kuvuga amatwi kuri iki kurikira TV. Okay katwo ntawe mfite amafaranga unyaka ngusharinga abo muvugana bose ni bande ko nawe tuvukana abandi b'abahungu ari ngiye ugira abo wita ukorana business ugira yindi uko nguha amafaranga ya nakazi ubuzima busanzwe atari ukuririmba ubundi ukora akahe kazi Esther? nkora muri salo. ukora muri salo? urogosha? oya ntago nogosha ahubwo nkora ibindi bijyanye bimeze nkabyo. ubu ngubu nagusuka naguteramo direde. Edi ibibazo bibiri byarangiye abikubajije. Ikindi mubaza afite intego ki muri bijyanye no muri inzira y'agakiza bijyanye mu buzima bwiwe focus ye ni icyo ashira imbere cyane. Afite intego ki? intego yanjye ni ugukorera ejo hanjye hazaza. ibyo mfite ni byinshi kugeraho kandi n'ibyo mfite gukora ni byinshi kugira ngo mbigereho. abakeneye gusuka abakeneye gukora imisatsi na kameraman uri inyuma ya kamera ajyaza ikindi ashaka umugabo agende mu rugo nkaho batakimukeneye noneho urumva ko baguhaza umutsima ariko babimwereka. ubundi indyo iwanyu iyo batetse we nawe we na Esther ni heryo murya mukishimira? Amafiriti y'ibijumba urayishimira? igiti cyanjye ngewe muze kuri I want my tree in my side. abakurikiye TV rero aba ni Mutoni na Edi ni abana bakiri bato bashishikaye gukorera umurimo w'Imana mu kuririmba mwivuga ubutumwa rigiye ritandukanye. Si ukuririmba gusa, ndatekereza ko bageze kubabaye bamufasha, bageze kushonje bamugaburira, kandi na Yesu niko yavuze, igera ugezeho wese ugira icyo umuremera. Siko ndababaza, muracyafite ku myaka mitoya, niyihe ntumbero mwe mufite kujyanye na gospel? Mwakumva aho mushaka kuzagera mukavuga ati irivuga ubutumwa aho turigejeje n'abana bacu bazaza bahera aho hantu bazamura umurimo aho twawugejeje, kandi mubashishikarize kuwukora. Yes, uyu murimo w'Imana iyo ukoze nk'aho ari Imana yagutumye ukora gushaka kw'Imana. So ntabwo dushaka ngo nta yindi nyungu irimo uretse kwamamaza ubutumwa bw'Imana aribwo Kristo, kugira ngo abatarahishurwa cyangwa bataramenya barusheho kumenya. So icyo dukeneye cyangwa icyo tunyoteye cyane ni ugukora ibihimbano bivuye ku Mana, no abantu bakabyumva bakarushaho kumenya Imana no guhishurirwa imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana kigaragarira muri twebwe. So imbaraga tuzishize cyane mu kugira ngo ubutumwa bugere hose. Aho tuzasha. Esther wowe? Ubundi ibi bintu ntabwo biba byoroshe, ariko ni twebwe dutegurira abana bacu ejo habo hazaza. Nubwo tutarashakwa ngo twicare tubipange, ariko ni twebwe dutangira kubibiba hakiri kare, kuko imbuto tubiba nizo abana bacu bazasarura cyangwa twe tuzasarura. Buriya nyine nk'ibintu by'imiririmbire, ukuze utoza umwana umubwira ngo iki kintu ni kibi kireke, ajya kireka. Kandi iyo umubwiye ngo
buriya ni wowe uha umwana inzira ntabwo umwana we uhitiramo inzira. tugana ku musozo reka dusabe okay. Ese Edi wowe se ufite fiance? Ongera uvuge. Arabafite cyane. Arabafite? Aranarengeje. Iyo utekereje ararengeje bangahe? Mbaze bagera nko muri 200 abo. Hari wari wahamagara ukamwitaba? Umwe. Ntawe. Abo bajya bavuga ngo umukekwe niwe mweru. Umukekwe niwe mweru. Bashaka kugukeka. Agera muri koti ugasanga uri umweru. Ese wowe uramufite? Akare. Ntabwo ndagiye igihe cyo kugira fiance. Sabihakanye n'imyaka yanjye. Sabihakanye. Abinyemerera. Nabihakanye. Telefone nawe za buri kanya. Twijira hano twasanze telefone ze zisu. Mama Pasteur. Sinabwiye ko ndi ari urusengero ndirimbamo. Babampamagara ngo mbwirize nohereza utudiyo turi. Ase ari ministeri mwamuririmbamo mwe babiri? Dufite ministeri cyane ikomeye cyane bita Holy Influence Ministries. Ni nawe dukesha bino twagezeho nibo badutoje kuririmba. Ntabwo twari tuzi kuririmba ahubwo baradutoje batwereka ko nyine cyambere dushira imbere ari ukumenya Kristo. Kuririmba bigenda biza ni ibintu wiga gukora exercise baratwigisha. Ibi byose ntabwo ari wenda ari umuryango biduhaye ahubwo kuri imyitozo dukoresha no kumenyera kujya kuririmba muri ku ma stage atandukanye. Ni Hori n'inama baduha turashimira Hori cyane. Hori ku mutima, Hori mu maraso. Yes. Wowe? Okay, njye navuga ko nyimazemo igihe gitoya ntabwo wenda nyimazemo imyaka myinshi cyane ariko urebye nyine bike sinavuga ngo byinshi bikeya urebye nyine ubundi ngiye bimba mu maraso narabivuka naga kuvuga ngo nuko kumenya kuririmba ngo naricaye barambwira ngo genda gucya wapi ngiye bimba mu maraso narabivukanye nibyo ndirimba si ntago bivuze ngo sinabeshya njya mvugisha ukuri ntago ari we yabinyigishije urikinye ariko Mutoni we kuko Mutoni yatangiye kuririmba muri Voice niwe yatangiye kuririmba none aza muri Hori imbere ngewe rero nakuriye muri Hori genda umunyakenya pire ndi umunyarwanda niko twumwe n'abanyamahanga. Okay, ase Mutoni ikintu ntakubaza cy'amatsiko ni ikibazo cy'amatsiko ngiye kubabariza abakurikiye kurikira TV mwese. Ase nk'umusore waje kugutereta wowe urakijijwe yaza yujuje iki kugira ngo avuga ati nje gutereta Mutoni akandi aranyemera? Cyambere no kuba ari umukristo asenga atari uyu nguyu uza gusenga akanywa inzoga bwihishwa. Icya kabiri kwambara neza ufite n'urukundo gukuri. Okay, Edi wowe ni undi ikimara kugeneye ntago wagihitamo. Icyo yakugeneyemo ni icyo nyine w'Imana yampaye. C'est fini. Sawa, noneho reka mbahe microphone muye kuririmba akaririmbo gatoya asorezaho ukurikiye kurikira TV abakurikiye kurikira TV hari nyamara Imana niyo yonyine ivuga bikaba nyamara Imana niyo yonyine